nyine mva ndagukumbuye kandi abisegeye kwasohotse narakuryohereje cyane ndashaka amafaranga nikemuza ibibazo byanjye nuko sheri mbore mfashe ndagukunda cyane ngwaho pe yego ajya kugira ngo urabizi ndagukunda cyane rero mbabarira ndabije ndashaka nishyura inzu njye guhaha byose nyine okay nta kibazo nyine ndategereje ubwo ndaza kuyabona love you Sheri bite Oh my god. Oh my god, it's not that hard. Oh. God, Sheri, amazi yararenze byataye. Yego, amazi arasa neza mu maso. Yego. Ibyaha byose byagushizeho. Harimo ikinye. Waka, amazi yararenze byataye. Okay, tuve muri dushe n'umutima. Yego. Akoze cyane kabisa. Cyakubwira ngiye kumwishima. Uyu munsi nishimiye pe. Sure. Cyane. Shobora kwikiye kabisa. Wanshimishije cyane. Ni byiza. Shije. Asa neza pe. Ikibazo nyine ni kumva n'ibitotsi bikirimo. Reka twongereze. Wabwira nta kibazo. Kumara yanyishuri ntago wahaze. Ntago wahaze. Nta muntu ugiye uhaka nese ubu waryo uyu munsi ukazamara icyumweru utararya ukavuga ngo uyu munsi nari nahaze. Se wapi. Ndi kumva ndarushye. Ke nta kibazo. Nimba atari uyu munsi gusa wenda bizanakunda n'ikindi gihe. Ubutaha ejo. Ejo. Nta kibazo. Ariko nabanza nkamenya nimba nta zindi gahunda mfite zihutirwa ariko ntacyo tuzavugana turafugana. Ari Sheri. Ega ndo wawe igihe cyose wanshakira nta kibazo mba ndi ready ko bwawe. Sure. Yeah. Wow, byiza cyane. Sheri. Ikintu ushaka kugusaba mbere. Njyambwira nta kibazo. Ne. Muri minsi. Nta mafaranga. Nyiribyo ndoje yaranyandikiye mana mpita nikanga none ndavuga ati birarangiye. Ubwo mwita ba nyiribyondo ni bande haryo uko. Na muntu tuyishyura inzu nyirinzu. Ndi nyirinzu. Naga ayo matari menye manyazi. Sheri ndashaka amafaranga. Ushaka amafaranga. Okay. Cyo nyine ukeneye gusa. Sheri. Nyine hari n'utundi tubazo mfite. Padiri yaranshiranye nyine kandi nabyo simbizi ariko mbona bizaje gusaba kunsobanurira. Nzabigusobanurira ariko nyine wahita Padiri. Ikora iki? Cyangwa igura ngaya basi. Nigura nka 30. Okay. Nta kindi ubwo? Ikindi nyine amavuta yo kwisiga. N'imisatsi yashaje. Ya ubwo urashaka no gukora stock birumvikana. Ya. Okay. So urashaka ngaya? Cyangwa ukundira wowe.
ndayamba mbibona ngo urashaka ngaye nyine byose Suri rukumva nyine ndashaka nk'ibihumbi 200 amenshi kuya ikintu cy'umukunzi kiba cyinshi cyangwa gikeye niyo mpamvu mukunda rwose nta kibazo ndaje ndakohereza kuri telefone kuko n'ibintu zayo zo ndazifite ndabizi ko nzifite so ndabishyirira kuri telefone uragera hariya ku kazi amafaranga yakugezaho okay so kandi urakoze ndishimye cyane kuri udashobora kubyumva nta kibazo mugabindeke ndane sore reka ngire ntawe ngende mu kazi nta kibazo nanjye ndaje mu kanya hari nashakaga kubanza gukatira ariko ntacyo ubwo nyine turaza kongera kamanze nkure douche sawa wa mukobwa mwigeze guhurira muri botike ukavuga ngo urabona ari mwiza cyane ngo murangira akazi ni meza nyine uribuka ko wari wambwiye ngo ku isabato nzaze nka 4 ngo muhamagare nari ngeze muri ka kayira nyine twahuriyemo nira nyine telefone kugira ngo nyine muvugishe ariko ndi kubona utuyira tubiri akazamuka n'akamanuka sinjaho nese buriya nta nimero bigira ko nibonye twakuze Kigali biba bifite amanimero sawa nta kibazo ariko waza tugahura kuko nari ngiye kubanza gusubiza nari niye telefone nayo sawa urakoze umupira byananiye Ashira noneho uyu munsi mba wankoreye neza pe. Sure. Twasohokeye ahantu heza. Wow. Nyine hano ni heza kandi twari dukumburanye sibyo? Mazura niyo mpamvu byose byari sawa. Nukuri. Sibyo se? Yego. Shashiri nyine. Umunsi wari muremure twanyweye twaryamye gisigaye no gusinzira sibyo? Ngo ryama usinzire. Kandi nyine ndagukunda sibyo? Nanjye ndagukunda. Love you. Nyine mva ndagukunda.
kandi abisegeye kwasohotse narakuryohereje byatari cyane ndashaka amafaranga amadolari ijana nikemuza ibibazo byanjye nuko shembore rumfashe ndagukunda cyane 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 ngwana pe yego ajya nkubwira n'ibyo urabizi ndagukunda cyane rero mbabarira aya madolari ijana ndashaka nishyura inzu njye guhaha byose nyine nta kibazo nyine ndategereje ubwo ndaza kuyabona love you Sheri bite